bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Murabona ko kuzamuka kwacu tugana kuri Pasika kugenda kwihuta, kandi kunze kunshimisha gutekereza igisibo atari igihe cyo kwigomwa gusa, ahubwo ari igihe cyo gukomera mu bucuti na Yezu Kristo, turwaye nyine ibintu byitambika hagati yacu nawe, ibya bintu by'ibyaha n'andi makozere yo muri ubu buzima. Uyu munsi rero bamwe murabasha kujya mu misa, ibintu byiza, n'abataza kubishobora ariko bakomeze isengesho mu rugo bifatanyije na Kiliziya yose, kuko Imana iraryakira, kandi dukomeze dufatanye nyine gusenga kugira ngo Imana ikomeze dukize iki cyorezo. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Yezu yihindura ukundi. Yafashe batatu mu bigishwa be, Petero, Yakobo na Yohani, barazamukana ku musozi. Bageze mu mpinga y'uwo musozi nyine yihindura ukundi mu maso yabo. Hanyuma nibwo Petero yabonye ibyo byose, bose bari bahiye ubwoba, ariko we nyine akunze kuba inkwakuzi muri byinshi, aravuga ati mwigisha, kwibera hano ntako bisa, reka tuhace ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya. Bagakomeza bakatubwira ngo ariko ntiyarazi ibyo avuga kuko bari bahiye ubwoba. Igikorwa cy'Imana rero ntabwo kigomba kudutera ubwoba, ahubwo kigomba gutuma twongera kwishimira ibyo bikorwa by'Imana muri twe, tukongera bikadutera akanyabugabo ko kujya mbere mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu, ndetse no guhura n'Imana nyine itajya ireka ihwema gukora muri twebwe na hanze yacu. Icyo nicyo cya mbere twigira muri iyi Ivanjiri, gutangarira igikorwa cy'Imana. n'Imana ubwayo nayo yatangarira ibyo yakoze, kuko ngo yabonye ku gitabo cy'intangiriro kitwigisha ngo Imana yabonye ibyo yari imaze gukora, maze ibona ari byiza rwose, byose ibona ari byiza rwose. Turebere igikorwa cy'Imana kandi kidutere gushima no kuzamura nyine amasengesho yacu ku Mana kubera ibyo bikorwa byayo muri twe no hanze yacu. Icya kabiri twigira muri Ivanjiri nuko Yezu yagiye akamenyesha ababigishwa be ibyo kubabara kwe, hanyuma akababwira ngo mubigire ibanga kuzageza igihe azaba yazutse mu bapfuye. Kuki rero babwiye ngo babigire ibanga? Imana ntabwo ikunda rwaserera. Imana yubaha urugendo rwa buri muntu wese, kandi ntabwo igenda isimbuka etape, ahubwo Imana ishaka ko buri wese agira igihe agacengera mesaje, yamara kwicengera akayumva neza, bityo yayumva neza ntiyumvirane. Yangaga rero ko ababigishwa bagenda bakabisakaza nabo ubwabo batarabyumva neza, hanyuma bagatangira ugasanga abantu nyine aho kugira ngo babyumve neza ahubwo barumviranye, noneho ubwo butumwa ntibutambuke neza. Ntitwumvirane rero mu by'Imana, ahubwo tugerageze twakire, tubibike mu mutima, hanyuma dushishoze nyine kuzageza igihe tubyumvise neza, maze tubyumva neza tubisakaza. Icya gatatu rero ni uko bakomeje kwibaza bati kuzuka mu bapfuye bivuga iki, babazanye hagati yabo. Natwe rero twigireho ikintu, nimba mu kwemera kwacu tutajya twibaza ibibazo, utubazo tumwe na tumwe, ukwemera kwacu kurasinziriye. Tugukangure rero twibaza utubazo, twibaza ibibazo, kandi tugerageza nyine gushaka ibisubizo. Erega ntabwo umuntu yabona ibisubizo byose icyarimwe, ariko ugiye wibaza akantu, wabona umuntu mukabiganiraho, wabona undi mukabiganiraho, ubundi ukabyumva, kuko mu kwemera kwacu tugomba guhora dukure rero gutyo. Dukomeze urugendo rero, dutangarira igikorwa cy'Imana, Imana yacu idahwema gukora muri twebwe no hanze yacu, hanyuma twumva yuko Yezu azababara ariko akazuka, yazukiye kudukiza, twese turi abantu bafite ubuzima mu Mana. Hanyuma rero ukwemera kwacu ko ukwemera dinamike, ukwemera gufite imbaraga, kwibaza ibibazo kandi ushaka
n'ibisubizo. Nk'uko bigenda buri cyumweru, mugende murebe ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 10. dukomeze tugendane kandi iki gisibo kuko tukibyaza umusaruro. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza twese bavandimwe.